oya ntago ndumwana kandi ndashaje urashaje ubwo rwose ibyo rata ntabwo ari wasaza oya ari hose gusa ari kuzubwe cyangwa wowe iteye oya ariko buriya mu buzima habamo ibintu byinshi cyane birashoboka ko nanjye bayinteye banyarwa birambabaje ntajya siba amasengesho ntajya agira gute byanze bikunze ni umukristo rwose uyu niwe nasengeye we niwe nasabye Imana sibyo ratavuga mvuge nti n'uyu nguyu minanjye mitenyoragura urenza ujya mu bandi kandi ugenda nta kimwe wamburanye mu by'ukuri ako karirimbo aratega amatwi sibyo nta kintu namubajije ku bintu byabaye ataku gituza cyane umva ko umutima utera ndi uwo kubabarirwa umutima wanjye urafunguye nyemera umbwira icyo wifuza ko nkora ndabizi ko aya magambo atari mashya gusa mbabarira ndashaka unyumve ati ndakogoshesha ibuye tiburatse shati agasara bari kwicana aho oya nawe da kontara nizo saba oya nako bakajya abana basinye imyaka ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ukurikiranye Lioness All Talent cyangwa se Lata uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali ndetse no muri ya ntara yacu ya gatandatu ariyo ya diaspora turongeye turaje rero kuri wa mwanya wacu tugenda tureba ku mpano zigiye zitandukanye tugenda tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa nago bamwe ntago ari ubwa mbere mu babonye kuri iyi kamera ya Lioness All Talent gusa nago biratubuza kugira ngo batwibwire ndetse dukomeze tuganire banatubwira ibyo batuzaniye tubahaye ikaze kuri Lioness All Talent watangira twibwira murakoze cyane amazina yanjye ni Emerisa uzamwibutsa nk'ibisanzwe Emerisa uzamwibutsa nishimiye kuba hano murakoze cyane yes urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire tukaza kugira ngo tubashe kuganira mugenzi wawe nawe atwibwire murakoze cyane nanjye amazina yanjye yitwa Akimaye Goreti yego murakoze kunyakira kuri Lioness abyishimiye ndabakunda cyane ariko hari byinshi tubazaniye turaza kubabwira mu kanya kari imbere yes tubahaye ikaze cyane je naratunguye bwa mbere mbona Goreti gogo ese gore ubundi hari umuntu tuzi w'umuserebure hano mu mihanda yo mu mihanda ya social media bazina wawe uriya ni mukuru wawe uriya ni nk'umuvandimwe wanjye ni bazina wanjye kumva umuntu twitiranwa byanjyohera cyane wow ni byiza cyane turakwishimiye kukwakira kuri Lioness All Talent twebwe turi umuryango mugari kandi dushaka kwaguka tukagera ahantu kure ngira ngo nkuko tujya duhora tubivuga Lioness ubundi bivuze intarekazi kandi twebwe twaje nk'intarekazi dushaka kugira ngo turebe izindi mbaraga ziri mu ntarekazi ziri hariya hanze ziyerekane zishayininge zizamuke twebwe nicyo twaziye kugira ngo dutange natwe umusanzu wacu yes tubahaye ikaze rero kuri uyu murongo uyu munsi mutuzaniye iki murakoze cyane dufite byinshi tubazaniye nubwo wenda uyu munsi tutabasha kubibabwira byose ariko birahari cyane cyane ikigenderewe kuri twebwe cyangwa twumva kituraje inshinga cyaduteye ikibazo ni ukubona ingo ziri gusenyuka hanze aha ngaha amadivorce y'igihe gitoya abantu babanye bagahita bakora divorce umuntu ari mu rukundo n'undi ejo ukumva ngo batandukanye bamaze igihe gitoya rimwe na rimwe bataranabyara ugasanga bakoze divorce icyo kibazo tukibaza giterwa n'iki nicyo tuje kugira ngo tubasangize ese byaba biterwa no gushaka duhungutse cyangwa tutabitekerezeho cyangwa biterwa nuko tutazi kubana n'abantu muri rusange rero icyo tugendereye ni ukuganiriza abanyarwanda cyangwa se urubyiruko cyane cyane nitwe dufata iya mbere tujya gushaka kugira ngo tubanze tumenye icyo tuba dukeneye kugira ngo twubake ingo zikomeye uburyo twakemura ibibazo byacu hagati y'uwo mubana cyangwa se uwo mwashakanye cyangwa se uwo muri mu rukundo uburyo mwabyitwaramo cyane cyane icyo dushaka kwereka abanyarwanda ni uburyo wakitwara mu kibazo wahura nacyo dushobora guhura n'ikibazo njyewe gisa n'icyawe ariko uko ukitwayemo bigatandukana nuko nakitwaramo ejo ugakora divorce ariko njyewe kandi narahuye n'icyo kibazo nkakomeza nkaba mu rugo kandi mbanye neza n'uwo twashakanye rero nicyo kintu dushaka kuvugaho ikindi dushaka kuzageza ku banyarwanda
nikijyanye n'agakiza. Abantu benshi nyine numva bavuga ngo gakiza umuntu yambaye imyenda miremire cyangwa se nateza agatambaro niko gakiza, ariko hari ikintu ushaka gusobanurira abanyarwanda. Ntago abenshi numva nyine iyo abonye umuntu washyizeho umusatsi witeye makeup wasize inzara atavuga ati mu izina rya Yesu, aravuga ati kwa General Yesu araguhuye koko, Satani ko kayanze aramunyaze. Bakumva ko kuba waba wambaye kuba nabona Emerisa inshuti yanjye yambaye agatambaro gutya arakishijwe rwose, ariko njyewe mu izina rya Yesu. Rero ibyo bintu tugira ngo tubiganize abanyarwanda, kuko kenshi nabyo twasanze hari igihe abantu benshi bahura n'ibikomere bitewe n'insengero cyangwa se amadini abantu basengeramo. Benshi barahari bagendana ibikomere bikomeye cyane. Nibyo bintu dushaka kuzabagezaho mu minsi iri imbere. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo muramubona ko twamubazaniye. Uyu nguyu ubundi ni umunyamakuru mushyashya twazanye kuri Lioness All Talent. Ngira ngo nibe muzi kuvumbura neza, nibe muzi no gutega ugutwi mukumva, hari umunyamakuru bavuga kimwe. Ndagira ngo nkwibarize Gogo, ubundi nta gitangazamakuru wigeze ukoreraho? Oya, nta kimwe. None se wumva ibyo bintu atari impano yawe? Sinzi, abantu bakunda kubimbwira, njumva n'abantu, ariko njye ntabwo nari nanabigerageza na rimwe. Kandi ubu twabyinjiyemo tayari. Uri umunyamakuru wa Lioness All Talent, kandi ikintu cyiza unabikoze, kuko nibe abantu bakubwira bati ibi bintu ni ibintu byawe, ukuntu utubwiye ibyo muri butuganirizaho n'ibyo muzatuganirizaho rwose ni ni 100%. Ahubwo ikibura wowe urabyiyumvamo, wumva wabikora? Ndiyumvamo na cyane kandi ugomba kubikora rero, kugira ngo Imana itazakubaza impano yaguhaye ugasanga wayipfushije ubusa ukiri kwiza. Yes, ni byiza cyane. Emerisa, nk'ibintu Gogo atubwiyeho, nkawe ni ikihe gitekerezo ubifiteho se? Ubundi kuri umwana nkawe ibintu by'amadivorce ubizi gute? Oya, ntago ndi umwana kandi ndashaje. Urashaje? Gogo si byo arata. Ntabwo ari wasaje. Oya, ariko gusa ari kuza ubwenge. Gusa buri ku mwaka uvaho unduza tugenda tubasha kureba. Buriya amaso, ibitekerezo byose iyo bibashije kwaguka, umuntu abasha kureba akagera kure, akanatekereza, adareba, anitegereza. Hari ibintu biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Ubwo biteye agahinda, especially navuga nko ku rubyiruko. Turi kujya mu bintu tutazi, twishora mu bintu tutazi, turi guhubuka. Mbega ntabwo nzi pressure urubyiruko turiho ari iyihe. Turajwe inshinga no kuba twajya mu ngo cyane, ariko tutabanije kureba se nyuma yo kugera mu rugo ni byiza gushaka, ni byiza pe. Ntabwo ndashaka, ndacyari singo, ntabwo ndi mariye, ariko hari ibintu tugomba gusobanukirwa cyangwa se tukamenya, tukaba twakinjira mu bintu, ariko twabanje kumenya ngo iki kintu ngiyemo ni ikihe cyiza cyabyo, ni ikihe kibi cyabyo. Ibyo ngibyo numva ko ari ibintu bizafasha urubyiruko, abana b'abakobwa bari kubyiruka ndetse n'abasore bari kubyiruka bumva bashaka kubaka ingo, sibyo? Njyewe ikintu nifuza fatanyije na Gogo, uyu ni mukuru wanjye nkunda cyane kandi nubaha, agira ibitekerezo rwose. Mwege mukurikiye Lioness All Talent, muhumure. Hari abantu nyine biba byaracanze, ariko araje abyinjiremo neza, araje abicangura ibintu by'icyanze, abantu bafite agahinda, abantu bihebye. Ariko rubyiruko, basore, bakobwa, mugejeje igihe cyo kubaka ingo, mwitonde, mureke kumera nk'abana bari kujabuza ibiryo. Hari ukuntu umwana iyo umubyeyi atetse aba afite amashyushyu yo kurya, bafite amatsiko yo kurya cyane, akumva nyine bitewe n'uburyo ibyo biryo biri guhumura babikaranzemo, akavuga ati ndumva nshaka kurya. Akabwira umwana, umubyeyi ati njaburira, buri kanya njaburira. Ariko buriya umwana abashije kwihangana akarya ibiryo bihiye, arya ibiryo biryoshye kandi bitamutera n'ingaruka. Rero ikintu tuje kubwira urubyiruko, si urubyiruko gusa, n'ababyeyi bari mu rugo, gugaraza kubivugaho, nange ndaza kubwira urubyiruko bitonde, be guhubuka. Ikindi kandi n'abashatse bamenye ko urugo ni rwiza, ariko nanone ntago ari paradizo. Benshi bavuga ngo iyo rukubereye rwiza ruba paradizo, ariko nanone iyo utitonze ngo umenye ngo ikintu ngiyemo ni iki ngiki, rushobora kukubera akamvuga nk'ukuzimu, rushobora kubera nk'ukuzimu. Rero turaza kubabwira nyine ibintu byinshi bitandukanye, ariko ikintu dushaka ko bamenya kandi bagasobanukirwa, bakamenya neza mbere yo kujya mu kintu, mbese ni iki nyine
nzahuriramo nacyo, ni ibihe bintu nzahuriramo nabyo, nzitwara gute muri ibyo bintu. Hari ibyiza n'ibibi, ibyiza n'ibi birasimburana. Ntabwo urugo ari paradizo, ntabwo urugo ari ijuru baba bagezemo, ahubwo ntekereza ko urugo ari ahantu umuntu aba agomba kugaragarira. Kwihangana kwawe kungana gute, gukomera kwawe, ese witwara gute, nibyo turi buze kugenda tubabwiraho. Murakoze cyane. Urakoze cyane Emerisa, ari kutubwira ibintu rwose byiza cyane, wagira ngo warubatse cyangwa se nta muntu waba waraguteye nk'indobo Oya cyangwa wowe wayiteye. Oya reka buriya mu buzima habamo ibintu byinshi cyane, birashoboka ko nanjye bayinteye. Ntabwo iteka ryose uko uzakunda umuntu ariko uzagukunda. Emerisa nshobora gukunda umusore nkumva ndamukunze, nibwo buzima bwanjye, ariko akaba yabona impamvu zituma atakinkunze. Bityo hato na hato niho usanga abana dufite depression, ugasanga umwana ameze nkaho hari akantu nyine kasose ariko ntabwo ari igitangaza kuba bantera indobo. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho mu buzima bwacu, ahubwo mu gihe bimbayeho nitwaye gute, byakiriye gute. Ntabwo umuntu kuba mwatandukana si ubuzima bwawe, na mbere yuko muhura uba rusanzwe ubaho, ahubwo mu gihe abakweretse ko atakiri ku ruhande rwawe, wowe ku ruhande rwawe ubwawe witwaye gute. Ariko yes, ni byiza cyane. Gogo nawe urakomeza utubwira nko mu ngo abantu bamaze kugera mu ngo, wenda bitewe n'ibyo nawe ubona cyangwa se n'ibyo bese ibyo ibikugeraho yaba amakuru cyangwa se n'ibyo ubona n'amaso ku maso, wowe ubundi ubona biterwa n'iki cyane nk'umuntu wo kugira ngo byange? Murakoze cyane. Njyewe sindashaka sinanaba no mu rugo, ariko buriya nshobora kuba namenya cyangwa se nakurura amakuru nkamenya impamvu rimwe na rimwe abantu bahita batandukana. Naje gusanga biterwa n'imivugire y'umuntu cyangwa se nuko yitwara, kuko wenda urugero naguha, ingo zose zihura n'ibibazo, inyinshi ntabwo ziba mu mahoro. N'ukuri n'umubyeyi wakubyaye mushobora kugirana ikibazo, ejo mukongera mukiyunga ibintu bigakunda, ubuzima bugakomeza. Nta mubyeyi ndabona, ntabwo dukunze guhura n'ababyeyi akenshi batandukana n'abana babo ngo bagiranye ibibazo, kandi babasha kwihanganirana bakabana. Umwana agakomeza akaba umwana mu rugo, n'umubyeyi akamukomeza akamubera umubyeyi, ntibihinduke. Rero nyuma y'ibyo ngibyo njyewe naje gusanga ingo nyinshi zigenda zitandukana, numva nyine birambabaje cyane. N'ukuri pe banyarwa birambabaje. Umuntu uzaba amazi akadukurikira, n'ukuri ndahari ngo mbahe, sindi mukuru cyane ariko ndi mukuru, umbahe inama. Nasanze rero ikibitera ari ukutamenya uko tugomba gusubiza cyangwa se uko twitwara mu gihe duhuye n'ikibazo. Urugero, niba nshatse umugabo, Emerisa nawe agashaka undi, tugahura n'ikibazo kandi kimwe, tugahura n'ikibazo kigize gute kimwe. Niba mfite umugabo akaba namushatse yari imico myiza rwose, atanywa inzoga, nyuma rero mbere yuko ushaka banza utekereze ngo ese umugabo nshatse nahinduka nzabasha kumwihanganira, ko ari umukene, ari umukire, amafaranga nabura agakena, nzabasha kumwihanganira kuko nkomeza mukunde tugumane, cyangwa hari ikindi kiri kungenza. Iyo hari ikindi kiri kukugenza rero ntago byakunda. Ndagira ngo abakobwa cyangwa se urubyiruko dufate icyemezo, dufate umwanzuro. Nta muntu utwirukanza, amafaranga barayashaka, benshi numva ngo birukanyira amafaranga, ariko amafaranga ntabwo biba ku rugo. Ako subwo kuri iki gihe ngewe ahubwo uko mbibona ko abantu benshi batagishaka gushaka, ni ukubera batewe ubwoba n'ibyo babona. None nibi muri kuvuga ngo bitonde, noneho ahubwo biraje bihumire ku murari, ntago bazongera kugenda tu. Oya, bazahita babyangira. Ntago reka mbabwire, mw'abakobwa mwe mw'abasore mwe, ntago tubabujije gushaka, nta nubwo turi kubabuza kubaka urugo, ahubwo turi gushaka ngo babe abanyabwenge. Sibyo, baba abakobwa abanyabwenge, baba abasore bafite ubwenge bazi icyo. Ntabwo tubujije abasore n'abakobwa gushaka, ahubwo dushaka ngo bajye mu bintu bazi. Abantu basigaye bahubagurika, ibyo nabakubwiye ngo byo kurya ibiryo ujabuye ugasanga urahubaguritse, ejo wenda samutaye muteye umukobwa indaho mutwaye utabiteguye, nubwo wamukundaga kuri level yuko mwabana, ariko kuko ubona ko ari wo mwanzuro wanga guseba, wanga kugira gute, ukamutwarira icyo ngicyo, ejo nimugira mu rugo uzajya mwati n'ubundi ntago nagukundaga. Rero icyo turi kubabwira nuko bakitonda, bakitwararika kugira ngo barye ibiryo bihiye, bareke kujabura. None se ntimujya mubona ikibazo kibaho? Urabona nk'iyo umukobwa ashaka gushaka, murabizi ko ari nk'umuntu ujya mu rusengero kugira ngo ajye gushaka, ashakemo uwo bagomba kubana.
kubera ko ari kumushaka icyo gihe akitwararika pe akiyoberekanya kandi intego ye akazayigeraho nk'uwo nguwo wamubwira iki kandi biba ari ngombwa kandi aba yumva nabirimo pe aba yumva birimo rwose yumva yamaramaje ngiye gushaka umugabo ko ntago abazi ko azasubira muri bya bindi uwo muntu rero uhuye nk'umusore nk'uwo birashoboka cyane 100% bibaho ko nshobora guhura n'umusore kuko azi ko Emerisa ndi umwadeperi ndi umurokore azi imico y'abadeperi azi imico y'abarokore uko bitwara azi nyine character zabo zose ku buryo ashobora kuko nge ntabwo mfite ubushobozi bwo kuba nareba umutima w'uwo muntu no nta bushobozi mfite araza anyiyereke nkaho muri kumwe 100% mvuga nti uyu ni wa musore nasengeye mpita mvuga nti kuri hose mahara ndagushima nabakajya nakubwira ati narakwereka oya akahita nge namureba bitewe ko akenshi ibyo bintu biyobya abantu navuga ngo babaswe n'idini cyane kuko nge niba narabaswe n'idini simbasha kureba kure icyo nzareba umuntu nzakunda nzareba ujyanye n'imico y'idini ubwe ntuyu musore ntajya asiba amasengesho ntajya agira gute byanze bikunze ni umukristo rwose uyu niwe nasengeye we niwe nasabye Imana sibyo ratavuga mvuge nti n'uyu nguyu minange mitenyoragura nyore nyine genda ningera mu rugo ejo sange burya nkwaga inzoga sinabimenye nkwaga itabi sinabimenye sibyo rero kuri abo bantu baza gutyo yishushanyije akaza ari mu ishusho y'umuntu wahoze ushaka kandi mo imbere afite ukundi kuntu yimereye icya mbere ashobora kuza gutyo yariyoberetse wenda urugero yaragukunze ariko afite imico atabasha kureka byako kanya yaraje aravuga ngo ubwo nakunze Emerisa reka ngerageze se nawe nse n'ishusho y'ibyo akora ndetse n'ishusho y'ibyo yifuza ariko niba yarabikoze kubera urukundo exactly icyo ni cyiza kuko nanjye niba naramukunze tukabana ko mbona huye n'ibyifuzo byanjye numva mukunze nitugera mu rugo twarahujwe n'urukundo ntekereza kuko byakomera kose nzabasha kwihangana sibyo na ya mico nayizana wayihanganira wavuga uti nta kibazo n'uwo ni wa wundi buriya iyo abantu bageze mu rugo ntabwo gusenya ntabwo ari ishema ntabwo ari agaciro ntabwo ari ishema pe ni ibintu nyine bigaragara nabi navuga ngo biteye ubwoba no gutera urubyiruko ubwoba muri iyi minsi ariko icyo nababwira cyo ntabwo tuba tuzi ngo ibizaba imbere bimeze gute kuko ubuzima burahinduka n'abantu bagahinduka ugasanga wa muntu wizeraga uko wamubonaga uko mwari bumeze byarahindutse ariko ntekereza ko icyo dukeneye ni ukwihangana dukeneye kwihangana ushaka wakihangana ariko umuntu ukamwihanganira kuri ya mico ko imwe ibaza umuntu yaraje akwereka ko mufite afite ya mico y'idini bamusaba pe kandi ukumva nibyo noneho mwazagera mu rugo akakwereka ibaze gufata icupa ukaricurika ukaba uri kureba noneho mu ndiba kandi warebaga hejuru ku munwa wayo ya mico yose igahita icurama noneho akakwereka iyo wanga wumva utifuzaga no mu buzima ubwo wabyihanganira wenda abantu baratandukanye wenda ngiye ku ruhande rwanjye mba numva ngiye kwihangana nabishobora nkagerageza n'impamvu zose zishoboka ngo ngumane wa muntu koko twabanye mukunze ngiye ku ruhande rwanjye ibyo bintu koko nibyo urumva ibyo bintu Emerisa ntari kutubeshya ntabwo ndi kubabeshya yewe ikintu nakubwira nari ntarasoza ni ukuntu abantu bahura n'ibibazo ari ebyiri zitandukanye Emerisa ashatse umugabo nawe nshatse undi umugabo wanjye arahindutse twari tumeze neza agiye mu kabari arasinze sibyo ari kumwe n'indaya wenda reka bari kumbyita kuko umuntu mutashakanye niko tubyita ari kumwe n'Ihabara nuko mu Kinyarwanda babyita niko ndumva n'uyu nawe ahuye n'icyo kibazo situringe ebyiri zitandukanye nagazi ikibazo nahuye nacyo nagakizi nawe ntabwo nzi ikibazo cye ariko ibyo bibazo birasa asanze wa mugabo we umuntu aramurabuye ati nyabo ati umugabo wawe uzi ko asigaye yirwana na runaka sibyo ati ye tikoko winojya kumukwereka jewe mbaciyeho ndamubonye akamujyana akajyana Emerisa akajya kumwereka umugabo we aramubonye gutya bararebanya sanze n'umugabo we bameze gutya barimo barakundana barimo kubitana kuduki ku matama umutima we urumva uko bitabigenda birumvikana umuntu mwashakanye mu bana Emerisa ntagize kwihangana arirukanse ati ndiko
ibitutsi byinshi Reka nkubwire. gerageza tukorere reka nkubwire agakobwa we uri kumva we ndi kubona ahangaha rwose umva reka nkubwire ni ukuhita nyine ahunganika reka nkubwire wa mukobwa we I'm gonna to acting like urumva akagira agahita avuga cyane asakuzamwa. Hari abantu benshi urumva ntabwo bari bonyine, ntabwo yiyubashye cyangwa ngo yubahe umugabo we. Uri umugabo baramwubaha uko biri kose, ni amakosa yaba arimo ayo ariyo yose. Ahise asakuza ati niko uri kumwe n'indaya n'iki arasakuje, imvuru zirabaye, umugabo ntagize kwihangana na za nzoga yanyweye na wa mukobwa bari bibereye kumwe amukubise urushyi. Ubwo siwe wizize aramukubise. Baratashye nimugoroba bageze mu rugo, umugabo arakomanze. Yari asanzwe amwakira neza nk'umutware winjiye mu rugo. Ngo ugende zirahabara ryawe ngo zikugaburire wambwa ubundi nagushatse gute sibyo niko mwakiriye. Umugabo nawe ararakaye aramukubise agize gutya no mu rugo bararwaye. Intambara ziravutse, urusaku rurabaye, abaturage ati kwa runaka muzi bibayeyo. Baraje barahuruye, babaye abantu benshi cyane, wenda aranamukomerekeje. Ahise amujyana kwa muganga. Amafaranga yo gutunga abana barimo kuyavuza uwo bakomerekeje sibyo. Nubwo umugabo ari mwikoze ariko ntabwo umugore ariko yaragakwiye kwitwara, nta mbuto yamwereye sibyo. Hanyuma wenda hari undi ku ruhande, reka ntange urugero, wenda wowe umugabo wawe nawe barakurabuye ati urabizi byabaye, umugabo wawe byarakomeye baramutwaye, ati se koko nibyo, ati reka nze nambare, urambaye ushyizeho utwenda uragiye, arakweretse ati urasa umugabo wawe, ati ni umugabo wanjye. Weho ntago uhise ugenda nka Emerisa, ntago winjiye nka Emerisa wagiye ateza akavuyo akarinda banamukubitirayo. Yanataha mu rugo hakaba rwaserera zihuruza abaturage bigakomeza. Mbese ni za ndirimbo z'abanyekongo byahereye bikaba ibibazo. Uramubonye ahubwo uratekereje. Icyo dusabwa n'ubwenge, kubanza gutekereza icyo ugiye gukora icyo ari cyo. Uramubonye uhita uvuga ati mu mutima urababaye, koko umugabo twashakanye aratinyutse, ari kumwe n'uriya mugore mbabonyemo barasomana, ariko urihanganye wewe uri gushaka solution y'ukuntu mwabana neza mudasereye. Uratashye mu rugo ukoze ibyo wagombaga gukora, n'ubundi uramuteguriye nk'ibisanzwe, araje umuhaye karibu, arinjiye niba ari icyo kunywa urakimuhaye, icyo kurya urakimuhaye, hanyuma uramuganiriza se akazi kagenze neza, kandi ahantu yarari urahazi wamubonye. So abantu bafite iyo mitima baracyaharira, barahari bake cyane, akamubona ndahamya ko bake cyane, ariko bake cyane ariyo na mpamvu umubare munini uri gukora divorce zihuse nyinshi cyane. Barahari bake, niyo mpamvu turanga kugira ngo tube twabagira inama barebe uburyo bakibahinduramo imivugiro yabo, cyangwa se uburyo bakosora amakosa wenda umugabo yakoze cyangwa se umukunzi wawe yakoze, mukabiganiraho mutahamagaje abantu ngo mwiteze rwaserera cyangwa se hagiremo n'umukomereka. Weho nyine kuko hari icyo waje ushaka kubaka no kurera abana bawe, uramwakira neza nk'ibisanzwe, umuhereza icyo kurya n'icyo kunywa, urangiza umuhaza uko akazi kagenze, ariko mu mutima we ababizi ko yakoze ikosa sibyo, ntago yabiyoberwa, ababizi. Numuganiriza neza, ese bakobwa umugabo wawe niyinjira yakoze ayo makosa ameze nk'ayo umugabo wawe yakoze, ukamwakira neza ukamubwira neza, hanyuma ukaza kumwumvisha buryo cyari indirimbo abahanzi bacu badukoreye ariko dukoresha ahatari ngombwa, kandi hari igihe zatugirira akamaro. Hanyuma umugabo waramwakiriye, uramuje akazi kagenze neza, akubwiye kagenze neza, kandi wenda uwo munsi wose ntigeze agera no mu kazi, yari afite konji cyangwa se hari ibindi nyine arimo, ariko yigiriye muri ibyo. Arabizi neza, umutima we urabizi neza ko yakubeshye. Umaze kumwakira ngata, ariko shira wanjye arakari mushaka kukuririmbira kugira ngo mumvishe ahantu twaturirimbo, ngaho kagira ngo katubwire, uri kumva ako karirimbo uri buze ngende buze kujya gutura umugabo wanciye inyuma nafasha ari gusambana n'undi mugore, kajya kubwira iyo ndirimbo niba umuture ku buryo umutima we uri buze kumva ko yakoze ikosa, akaba yagira umutima wo kunsaba imbabazi. Okay, nibyo nenda bakubwira. Maze kumwakira umugabo wanjye kubati shira wanjye akarimbo ushaka kuririmbira, egera hinda ariko di urumva, nindangiza niba ari radio yanjye cyangwa se telefone simbizi, kimwe muri ibyo nshaka ndikoreshe cyema karirimbo. Izi ndirimbo baduhangiye tuzikoreshe mu mwanya wazo, zizatugirira akamaro.
inkuririmbira koko uko ngukunda ntako nagira ntacyo ntakoze ngo wishime urenza ujya mu bandi kandi ugenda nta na kimwe wamburanye. Mu by'ukuri ako karirimbo aratega amatwi sibyo, nta kintu namubajije ku bintu byabaye ariko yumvishemo ngo ko ukunda ntako nagira, aho ndabyemeye, ntacyo ntakoze ngo wishime sibyo, ariko urenza ujya mu bandi. Harira none yakuba ataranyuriye arakumva ahita aranyurira kwanza ahita nabimenya ahita yibuka aho yarari sibyo, ariko nta rusaku muteje. Niba ari umugabo nawe uzi ubwenge uzi guca bugufi, ubundi bagabo biga guca bugufi ni ukuri. Guca bugufi uri ikintu kibi cyica abantu, ni ukuvuga usakuza usa n'ushira isoni, ntago bikosora amakosa umuntu yakoze, ahubwo bimutiza imbaraga no kukwanga. Ahagarare kuri ya makosa ye, ayahagararaho kandi no kukwanga akavuga ati umuntu utanyuba. Uburyo bwiza rero bwo gukemura icyo kibazo, wumva uwo muntu niba utabashije kumwubaha ukaza ugahita umusakuriza mu bantu ngo nimbwa ngo yaguciye inyuma n'iki, nturamenya amakuru cyangwa umuganize, bikabyara rero bya bibazo bikomeye cyane. Hanyuma rwa rugo rundi amaze kumuririmbira ku karirimbo, umugabo arakumvishe nawe aza ahantu yiriwe, mutima uramukomanga ati nyamara nafashwe. Ari wa mugabo uzi ubwenge, nicyo nashaka kugira ngo indirimbo twumva cyangwa se abahanzi badukorera twere kuzipfusha ubusa, ahubwo tuzibyaza umusaruro wo kubaka amahoro n'urukundo mu bantu cyangwa se mu ngo. Hanyuma nawe agatavuga ati umugore wanjye ashobora kuba yabimenye bino bintu, nawe agahita agira agatima gufata telefone cyangwa se radio yiwe, hanyuma agahita amuririmbira ngo ndumva ntiyumva nta mubiri undiho kubera akababaro, ndumva kubaho byo wari uko ndabura kuko ntacyo naba nsigaranye, fata ku gituza cyane umva uko umutima utera, ndi uwo kubabarirwa, umutima wanjye urafunguye, nyemera umbwira icyo wifuza ko nkora, ndabizi ko aya magambo atari mashya, gusa mbabarira ndashaka unyumve untega amatwi nawe udakosa, mbabarira. Ibintu nk'ibyo sibyo. Noneho umugore agahita yumva umugabo we mu mwanya wo kugira ngo bagirane ibiganiro byo guterana amagambo, we bagirana amakimbirane, agakoresha ubwo buryo. Ni ukuri ntabwo umuntu yakubwira utwo tuntu tumeze gutyo ku giti cyanjye ngo ube wakanga kumubabarira cyangwa se za ngeso zawe uzikomeze. Kandi mu by'ukuri nyine ku bantu babyumvishije, aba bantu bahuye n'ikibazo kimwe, ariko uburyo bagikemuyemo buratandukanye. Ni ukuri ahita amubwira ati za ndirimbo ebyiri zimaze kuba, ahita amubwira ati ko umugabo agatamubaza ariko se kuba kari akaririmbo ndirimbiye wari wambonye, bagahita baganira ati uzi ko ntuza, ati we ko runaka yampamagaye akambwira akampa amakuru, ati noneho utanze amakuru niwe witaba ikibazo, agahita aba ikibazo sana. None nanjye ngahita nza ati nkakubona ariko nabakuba ati ngukuri mbabarira rwose pe, ibyo bintu icyaha ndacyemera, mbabarira mugore wanjye. Akamubwira ati nukuri ndakubabariye, bagakomeza bakishima. Ariko rwa rugo rumwe rwateranye ibibazo kandi barahuye n'ikibazo kimwe, ibyo bintu bihoraho ntabwo byibagirana. Icyo akoze cyose ati n'ubundi n'iki n'ubundi uba wibereye mu bandi, ubutaha akoze iryo kosa wenda ubukurikiraho umugore nawe umugabo amukubisa amafaranga ati fata 100 rero ugenda ushakemo icyo kurya uyeranje n'utuntu dukenewe hano dushake. Umugore ati nabonye ati amafaranga ni menshi, akaba arayabaze. Umugore wanuza nabonye yambara ukweto rwa 30, nanjye ndahita ndugura cyane kagacokoshi kagura 50. Ko ndabansigaranye make ndahahisha iki ntapu bariyeranje, agahita agenda akajya kubigura. Si kosa koze umugabo araje, wenda umugabo ni wa mugabo udakunda gukontorora ibyo bahashye. Hari abagabo badakunda ibyo bintu ngo amenye ngo umunyu ngo igitunguru ngo amavuta ni ibiki yaguze,
siniguriyemo agashakoshi se n'agakweto kugira ngo nanjye ngenda meze nka Ntuza uko Ntuza akandagire ati batazansuzugura kandi izo yambaye ntacyo zazimutwaye wenda umugabo yarimo arashakisha kugira ngo nibyo wenda zabimugurije umugabo waguhahiye wemeye gutera amafaranga y'akayaguha n'ibindi yabiguha ariko wowe ntubanjije gutekereza ndagira ngo tubanze tugire ubwenge cyangwa tubanze dutekereze mbere yo gukora cyangwa no kuvuga ubundi kuvuga cyane uyu munwa dukoresha niwe usenya rwa rugo rutahari hari ibintu byinshi bavuze se hari ibintu byinshi baganiye si babanye mu mahoro si bameze neza batabashyiramo akaririmbo bakanabyina ubundi ubuzima bugakomeza barababariranye birahanaguritse birarangiye ariko rwa rugo umugore ati nyamara amavuta yashize 100 naguhaye ejo bundi se byagiye urumva za nkweto nazigura naga azahita zambara ako kanya na yashakoshi kuko umugabo yamubaza amafaranga yagiye ariko mu minsi 2-3 umugabo azagira ngo umugore ibintu yarabihashye nyine biraho ngaho nazavuga ati umunyu washize amavuta ntayo nyamara n'ifu y'igikoma n'isukari nabyo byarashize yamubaza ati se wa mugore we amafaranga 100 naguhaye ngo nayiguriyemo ishakoshi naguzemo ngo n'urukweto none se akaba amubaje none se wajya kugura inkweto uko nakubwiye ngo yahahemo none uyu munsi ukaba uri kumbaza ari abagabo tubarenganye tukavuga ngo nibo banyamakosa nabo barayagira n'abagore barayagira ahubwo uburyo tuyakemuramo dukemura nyine ayo makosa yacu ni ubuhe aho ntabwo ari twebwe tuba imbarutso yo kugira ngo ingo zacu zisenyuke uwo mugore rero umugabo namubaza ati amafaranga abarasaze ati njyewe nifitiye kujya muri anniversaire yo kwa Ntuza kandi abagore bazaba bariyo n'abasirimu baba bafite inkweto nziza bafite amakanzu meza ahubwo nkeneye n'agakanzu naguze inkweto n'ishakoshi byonyine mugabo namubaza ati ariko ugira ubwenge ikinamubajije se cyumvikana se ngo n'ubundi ngo wambwa we ngo nagushatse ngo dore ubushize nafatanye na Ntuza ngo niyo mpamvu nagize gute ibibazo biravutse ariko umugore uzi ubwenge rwa rugo nyine ruzi ubwenge aramuhereza 100 avuga ati nyamara hakenewe ibi n'ibi nanjye nari nkeneye amavuta yo kwisiga ariko amafaranga mfite ni make ariko ngabanye nisige aya ngaya amafaranga naboneka nzagura yandi aragerageza kugira udufaranga bika kugira ngo umugabo we umunsi yakenya akamubwira ati turaburara uyu munsi nta mafaranga ahari umugabo aterwa ipfunwe no kujya mu kazi azi ko nta mafaranga arasanga sibyo wa mugore si wese yagiye muri ibyo ngibyo abuze ibyo guteka atangiye kubaza umugabo kandi yamuhaye amafaranga ariko umugore avuga ati niba saa sita ntari guteka umuceri ni wenda n'ifiriti y'angambika wa mugabo umunsi azagira ipfunwe yo gutaha avuga ati bari buburare sanga batetse agafiriti n'inyama umugabo yinjira asanga hari agafiriti hari akanyama yibaze se umugore wanjye amafaranga yakuye hehe ni umugore uzi ubwenge rero rimwe na rimwe tujya tuba imbarutso zo kugira ngo ingo zacu zisenyuke ako se nk'abantu iyo bagiye gushaka kenshi ko bagirwa inama nk'ibi ngibi turi no kuvuga kenshi usanga barabiganirijwe nta munsi batabibabwira bino birori nk'abagore bategurirwa izi nama ntibagenda babibabwiramo ngira ngo nta nama nari najyamo rwose uko ngana uko nguko ngo numve ngo havugirwaho ibiki ntabyo ariko uko ni bride show sindayijyamo kuva aho naberewe sinzi n'ibiberamo ibi ni nawe kwigishije imihanda cyane yarakubona ahora yimbwira imihanda yarakubona sindajya muri bride show ariko numva ngo bivugirwayo ariko ibivugirwayo ntabwo tubona umusaruro wabyo kuko nimba umukobwa akora ubukwe uyu munsi yaragize marene akagira ababyeyi ngira ngo rimwe na rimwe igihe tugira abajyanama babi cyangwa se ababyeyi batatugira inama zibikwiriye wamugisha inama ati se ko byangendekeye gutya bigenze gute uriya kugisha inama kenshi ni byiza ariko nawe iyo ufite uruhare mu kwaguka mu mutwe ukamenya ubwenge bw'icyo wakora utabanjije guca kuri runaka ntabanjije guca kuri mama wanjye ntabanjije guca kuri marene mu by'ukuri igikwiriye ubukizi ubundi umuntu ajya no kugisha inama akenshi azi ati nagakoze iki ngiki ubundi agiye nko gukonfirima kuko n'igihe umugira inama yo gukora icyiza gitandukanye n'ubushake avuga ati ari kunsu agahita yikorera n'ubundi cya kintu ashaka we icyo yishakira rero turasabwa nyine gutekereza neza tukabanza mbere yo gushaka ukabanza ugatekereza ati se nibiramutsa kabigenze gutya cyangwa se nibihinduka gutya ese uyu muntu ndamukunda koko nzagumana nawe nzabasha kumwihanganira se niba mushatse ari umusore yogosheshe ejo nkabona yashyizeho direde
niba wenda ntazikunda nzabasha kumuganiriza neza mu buryo buboneye ku buryo azikuraho tutabanjije guserera atari kuvuga ngo urugero nanone umugabo w'uyu nguyu nge nkunda gutanga ingero nibyo bimfasha kuruta kuvuga ibindi bintu. Yego nta kibazo nibyo byiza. Uyu ashakanye n'umugabo ni umugabo usanzwe yogoshesha bisanzwe, ese nahinduka akanywa inzoga cyangwa akajya mu zindi ngeso nzamenya uko muganiriza tutagiranye amakimbirane, kuko ikintu cy'amakimbirane ni ukuri giteye ubwoba. Oya byo biteye ubwoba, ni naho rega habari kuvamo ibi byo kwicana cyane. Giteye ubwoba. Ageze gutyo umugabo waragiye yateretse agasatsi amaze iminsi agateretse mfite na tirera ashyizeho urumva ejo ugiye kubona ubona ahingutse yashyizeho dread sibyo atigeze kuganiza kuvuga ati mugore wanjye ni ukuri buriya nkunda dread sibyo umubwira ati nta kibazo genda uzishyira cyangwa uvuga ati wowe ibyo ntabwo mbikunda. Wafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, rega umuntu w'umugabo akenshi abagabo ntabwo bakunda gukora ibintu byose ngakubaza sinangombwa aja yazishyizeho. Dore madamu ahangaha akibona mugabo we ati kwajina iri sano nguje iyi mbwa none ndayigenza Imana imbabarira iri jambo sinkunda kurikoresha ariko nyine hari abagore bajya barikoresha ariko ntago bikwiriye. Umugore utinyuka kubwira umugabo gutya we narabumvishije utari umutari babiri akabwira umugabo we ngo iryo jambo ati ndakogoshesha ibugeti buratse shati agasara urumva yavuga ibintu bibi cyane ntabwo ndabishobora agasara nyine akabigirira ibibazo. Urumva hari ukuntu umuntu avugira hejuru, abagore dukunda kuvugira hejuru, si byiza ni ukuri si byiza benamba warunaka ati umuturanyi agatangira ngo kwa runaka habaye sikabota we ubwo bibereye mu nzu ntabwo uwo mugabo yinjiye nta muntu wamubonye ngo niko ngibyo bidirede ngo byamaye ibobo ngo ndikumva ariko umuziza ngo amadirede ngo umugabo weta ngo yashyizeho amadirede umwe akabafasha telefone ubwo mukanya akamuga ati wambwenda kogosheshe ndakamuga ati ntuza we turabizi kwakamazi yamukubise ati umugabo yaje yisukishije ati none aramukubise bari kurwana ati benda kwicana induru ziravuze sibyo abaturage barahuruye amakuru arahahanye aho uciye hose nukuri suba wihaye agaciro ati uriya mugore ni umushizi w'isoni n'abana bakaba ati wa mwana wo kwanuza ntabwo muzi ati wa mwana ati ntabwo muri barwana bigakomeretsa abana umwana akaba yanabyumva. Ariko rwa rugo umugore wagiye kubaka azi icyo ashaka abanza gutekereza mbere yo kuvuga, uzabona umugabo waje afite ibyo bintu ku mutwe akigira nkaho nta nibyo yabonye amubwira ati ku mutima wawe ati se ibintu ko nabikunda ndabigenza gute kandi rwose ko nashaka ko nserera n'umugabo wanjye akaba ati tuntu washyizeho ariko ari rero wanjye tuntu washyizeho none uvuge mugakata amubwira ati urumva njyewe niyongoje urumva ati mpita mbona n'utwadanje ati mba dushyizeho urumva aje akamubwira ati nubwo dushyizeho n'ukuri pe ntabwo ndukunda rwose ntabwo nadukunze tubu twajyana kwa mabuka koko umeze gutya koko sheri wanjye ati wihanganye ukadukura konje ko ari wimereye neza konje nguherekeza no kwiyogoshesha ko wakogosha neza ubu ntabwo wadukuraho. Wa mugabo wenda akazumva amakuru y'ahantu undi mugabo yashyize direde ku mutwe bakarara barwana sibyo intambara zikavuka akavuga ati ibintu abagore banza batabikunda nge nibikureho kandi badasereye akanabikuraho rwose si babanye mu mahoro se. Twebwe tuzira gute uko dusubiza imvugo zacu uko dukemura ikibazo twahuye nacyo n'ibyo bibazo duhura nabyo. Rero turahari kugira ngo dutange inama, hari utuntu twinshi turi kubategurira tuzabafasha muri ubuzima kugira ngo divorce mane mwizu divorce ntabwo zizava ng'abantu bari kwiyahura bazashyireho nuze kontra n'abantu bari kwiyahura bari kwicana aho oya nawe da kontra nizo saba oya nako bakajya abana basinye imyaka ko kantu se keza bakumva bagikundanye bakiyongeza wajya uharanira kugira ngo mujye muhora mumeze neza mujye muhora muri mu mahoro. Imyaka 5 n'ishatu tujya kwiyongeza imyaka twishyira utaharanira guhinduka mu mutima wawe ngo uharanire guhindura imivugire yawe aho kugira ngo ujye ubaho icyo gihe abantu babaho bavuga ati najya mvuga niba dusenye imyaka 2 nayavuga ati nabonye undi musore hariya uri kuntereta uyu nguyu Imana imyaka irashira ryari ngo mbite mbivamo nta kibazo ukabivamo kuko waba uzi ko igihe runaka urumva
hari susi ko nko mu iki gihe hariho ibintu byo kwicana nanone nyine hagati y'abashakanye ariko uzi ko nyuma y'imyaka ingahe muzaba mutakiri kumwe ntabwo yatekereza kwicuna hanyuma b'abana bazabaho bate mwabyaye abana hari ukuntu nyine muri kontara biba bimeze hari uko bavugana ati tuzabyara cyangwa ntituzabyara ariko dore intimba n'agahinda b'abana bahuye nako mushaka ko kwiyahura biva ku babyeyi bikajya ku bana niho byaba bigeze umwana anezezwa no kubona ari kumwe na papa we na mama we kandi babanye neza nibyo binezeza ariko iyo urebye nyine nk'ibi bibazo biba bigenda bibaho kandi n'ubuyobozi buba buri kureberera abantu bakareba igikwiriye kuko n'impamvu divorce zisigaye zihuta bakanazembera ni uko baba birinda ibyo bintu byo kwicana ubuyobozi ntako butagira burabaganiza natwe uyu munsi nk'urubyiruko twaje gushyiraho akacu kuko tugirwa inama n'abakuze abatureberera ndetse n'inzego z'ubuyobozi zibivuga kenshi ni ukuri ariko twavuniye ibiti mu matwi rero uyu munsi natwe nk'urubyiruko turaje kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo izi divorce amakimbirane izi mfu ibi bikomere abantu bafite mu mitima yabo ibikomere byo ku mibiri ngo bagiye kwa muganga twe atize ko neba akaboko kavuye ati ni umugabo wagaciye tumenye imivugire kugira ngo tubashe kubana neza naho twashakanye turere abana bacu neza igihugu cyacu tube mu mahoro gitera imbere ni byiza cyane ibiganiro byanyu biraryoshye ni ibiganiro birimo no kwitantaining harya babivuga gute sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda ariko ni byiza turishimye ko twungutse abandi bantu bashobora kutugezaho ibintu byubaka kandi binashimishije umuntu ashobora kumva akumva arishimye ariko harimo n'inyigisho Emersa tugiye gusoza kugira ngo tudafata igihe kinini nkawe dusoza iki kiganiro twagiranye unashimangira bya bindi wavuze nyine ko hari icyo ushaka namwe kubaka gushyira itafari ku muryango nyarwanda wagira icyo tubwira abakurikiranye Lioness All Talent yanjye mu magambo make nk'izindi mu magambo ikintu nabwira abantu bakurikira Lioness All Talent nk'uko Gogo yabivuze Gogo avuze byinshi cyane ni umuvandimwe ufite ibitekerezo byiza cyane nigiraho kandi nanjye mwigiraho byinshi yamwigiraho byinshi umuvandimwe mwiza kandi agira inama nziza cyane njye nawe rero dufatanyije tuzabaha ibindi byinshi birenzeho iyi ni intangiriro ariko turakomeje kugeza igihe nabwo Imana ikidutije ubuzima turahari ku bwanyu ariko mureke ibintu tubifate tubivane mu mvugo tubishyire mu ngiro kandi dufungure amaso dufungure imitima tureke inzigo n'inzika mu ngo zacu kuko ntago twagiye mu ngo cyangwa ntago bagiye mu ngo kugira ngo hazemo inzigo hagati y'uwo mwashakanye usange mukirara mu cyumba kimwe mbega nyine ni induru ni intambara ni ibibazo kuba mu rugo mbega umeze nk'aho uri muri gereza cyangwa se umeze nk'aho uri mu isi ya wenyine mu isi mbi mu kuzimu ariko hari ikintu kimwe nababwira imbere ni heza nimwumvize inama mukazikurikiza Lioness All Talent rwose ari ibintu byiza cyane bagore bagabo namwe mwumvireho urubyiruko cyane urubyiruko twese twumvireho yaba urubyiruko yaba abagabo cyangwa abagore nubwo twibanze cyane kuvuga ku bagore uburyo twakiramo amakosa y'abagabo uburyo tugira gute ida n'abakobwa uburyo tubana n'abakunzi bacu abasore uburyo babana n'abakunzi barashwana ugasanga umukobwa akundanye n'umusore imyaka ingahe igize gute ariko batandukanye nabi cyane nabo bahanye divorce nubwo batarabana ariko nazo ni divorce ugasanga nta muntu murambana nta muntu mukundana ngo murambane rwose uhora muri divorce n'abasore uhora muri divorce n'abakobwa mbega nyine ni kwa kutanyurwa nyine ngo ubura ahantu hamwe ariko mureke dutere indi ntambwe ibintu biri hanze biteye ubwoba biteye n'agahinda ko urahura n'umwana ugasanga aravuga ati ngiye rwose mu rugo baratandukanye papa na mama gutya na gutya ukumva agahinda karakwishe babyeyi bagabo namwe bagore mureke gutera abantu banyagahinda niba mwaye mufite n'icyemezo cyo gutandukana uyu munsi mubireke musigeho mbanze mbaha inama muzatandukane nyuma ariko ntabwo mbashyigikiye uyu munsi hari abantu benshi mwasezeranye kuzatandukanwa n'urupfu mu gihe Imana ikigutije ubuzima wa mubyeyi uko byaba bikomeye kose be patient wite ku bana bawe komera urwanirira abana bawe n'urugo
rwawe Imana yaguhaye. Murakoze cyane, turabakunda. urakoze cyane Melissa na Gogo, nawe ushyiraho akadomo kawe. murakoze cyane Lioness, turabakunda cyane kandi turabashimiye. ngira ngo byinshi twabivuze, gusa tubafitiye byinshi turi kubategurira kandi bimeze neza bizadufasha kubaka u Rwanda uri tayari rwacu. ku munyamakuru wa Lioness All Time? She's ready. Hanyuma abakunzi ba Lioness turabashimiye mwese, Imana ibarinde, turabakunda cyane, ariko ni ukuri mugire mube hafi, mutega amatwi mwumve, ni ukuri ibintu nabihagurukiye, uko babyambabaje buriya. Yego ko Mana yanjye Byakubabaje. ciao Bye. Tuzasubira ubutaha.